neza bene data tubifurije kugubwa neza nitwa Ukugize Jean Pierre kumwe na bene data turi muri studio y'Icyitegererezo dusangira bya byigisho byacu neza reka nakire bene data basubize kandi babibwire maze dukomeze n'icyigisho cyacu cya munani tugeze mu karere duhereye inama zirasuhuje inama nshimiyimana murakoze cyane kandi ndabasuhuje Imana Jean Paul. Murakoze cyane bene data tubahaye ikaze kugira ngo dufashe n'ibyigisho tugeze ku cyigisho cya munani kitubwira ngo urukundo rwa kivandimwe dushoje cya kabiri kitubwira ngo Yesu umuzabona reka dusabe mbere y'uko tujya mbere tukiga hanze dusenge. data twese uri mu ijuru dukunda tugushimiye cyane ko turamukije amahoro dore ijambo ryatugiye kwiga turarikoretsa kugira ngo uridusobanurire amagambo twiga atubere umwuka kandi atubere ubugingo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane dusabe bene data Jean Paul Nsabimana atwibutse adusomere kuri icyigisho twite ku ngingo zacyo. Murakoze cyane icyigisho cya munani kitubwira ngo urukundo rwa kivandimwe isomo ryabo ryo kuzirikana turibona muri Yohana igice cya 13 ku murongo wa 34 ari amagambo atubwira ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze ariko namwe mukundane niko atubwira. Noneho amagambo yo aboneka muri Filipi byose paje ya 188 yo aragira ati abantu bose buzuye umwuka we bazakunda nk'uko nawe yakundana. Ihame ryatumye Kristo agira icyo akora niryo rizakomeza kubayobora mu mishyikirano yose bagirana hagati yabo. Iki cyigisho nyirizina kizaba kibanda kuki tubika urukundo ariko noneho mu rukundo rw'iki rwa kivandimwe bishatse kuvuga burya iyo bavuga abavandimwe burya baba bahuje amaraso bahuje amaraso niyo mpamvu urukundo rwabo rero nta kintu cyagombye kubimirira ngo batandukanye. Aha ngaha noneho rero Kristo atwereka ko itegeko yasigiye intumwa zo muri icyo gihe ko nta rindi ari iki ari uko bagira urukundo rwa kivandimwe kugira nta muntu ushobora kubatandukanya ngo bategereze. Murakoze cyane ndabaye itegeko rishya mu ingingo y'uyu munsi rero iratubwira ngo itegeko rishya ndabaye itegeko rishya n'ubundi buriya ni inyuma ariko itegeko rishya reka turusheho gukunda dusaba muri data impawe adusome muri Yohana 13 umurongo wa mbere aheruka ndetse anagera mu gice cya 15 umurongo waho wa 13. Ikibazo kibazwa ngo ni urukundo rungana iki rwerekana mu cyitegererezo ukomeye kandi ni iki ibyo bisobanuye ubuyoboke mu cyitegererezo bibaza ngo n'abandi basoma kuko urukundo rungana iki turi basoma umurongo wa mbere umunsi wa Pasika batarasohora Yesu amenye yuko igihe cy'igisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri isi. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. aheruka urukundo yakunze abisiga bakomeje kubakunda. Noneho mu gice cya 15 naho haragira hati nawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. ubwo yari agize kugeza reka dusabe muri data Jean Paul tumurire mu ncamake adukurize ibisomo n'amagambo ari mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ijuru. Murakoze cyane itegeko rishya mu isomo amaze kubitubwira ariko naho hepfo hari icyo babivuzeho hatweretse ngo mbere ukuntu urwo rukundo rwagutse kandi rwuzuye ubwo ni rwa rukundo Yesu yadukunze ukagera naho adufite adupfire. Abigishwa bagombaga gukundana nk'uko Kristo yabakunze. Icyo cyagombaga kuba igihamya gihamiriza ab'isi yuko Kristo ari muri bo akaba ababereye ibyiringiro
ibyiringiro by'ubwiza. Icyo gihe abigishwa ntibari basobanukiwe igice gishya cy'iryo tegeko, ariko nyuma y'imibabaro ya Kristo, nyuma yo kubambwa kwe, kuzuka kwe no kuzamuka mu ijuru kwe, batangiye kugira igitekerezo runaka ku byerekeranye n'icyo urukundo rw'Imana basobanuraga hamwe n'urukundo bagombaga kugaragarizanya. Nyuma amaze kujya mu ijuru nibwo batangiye kubisobanukirwa. Nyuma yaho Umwuka Wera abamanukiye ku munsi wa Pentekote, urwo rukundo rwahishuwe. Koze rwose barabisobanukiwe, barabyumvise, bumva neza urukundo Kristo yabakunze, ariko yigeze iwamuka. Impamvu rero nawe ibyo tubwira muri iri tegeko rishya, rero iri tegeko rishya risobanura urukundo rw'ibindi Kristo yakunze. Nubwo hano bavuga ngo urukundo nta kivandimwe, ariko urukundo rw'ahangaha ntibari babiri ukunda n'umuntu wawe, umuntu agukunda urukundo rw'ibindi yawe uba nta kundi. Hari umukobwa wese ubaza ese sheri wawe wamukunda kugeza n'umutima ati ye atabwo se nagasitaha gusitaha bwabyo n'uvuga ngo abantu basitaha inama yo gusitaha. Rero Yesu Kristo hano dutoreza muri Yohana 15:23 ati ntabwo urukundo undi rutakumira gupfira inshuti ze. Urukundo Kristo arukunze yewe urukundo rw'abandi Isomo ryo kuzirikana sari yabisubiye n'abagiye kubishya ngo mukunda nuko n'abakunze biri kubishya n'abasaba ni nibo uyu munsi yitwa turavugaho mu rwego n'amukundana. Yesu adakunda tutamukunda tumugirira nabi, twaramukubise ndetse tugeze n'ubwo tumushyira ku musaraba, ariko yakunze dukunda. ngo rwo rukundo rusaba ngo iri tegeko rishya kuko itegeko rishaje usanga nuko ukunda kubera kwamamaza ariko nawe wahaye nagomba kumuvandimwe wawe ukavukana cyangwa se umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye urukundo dusanga ariko itegeko rishya Kristo aduha ni urukundo rwabanye n'uko dusanganywe rwawe umuntu agakunda atari kumukunda kandi agakunda atiteguye imyiturano ahubwo akabekuye gupfira kubera iki agakunda urukundo rwo Kristo adukunze rwabo Kristo adukunze rwo gukunda n'abana bawe. Akoze cyane ntabwo birumvikana mu byigisho by'ikigo cyose twabonye neza ko dukwiye gukunda n'abazi bacu. Amazi arasoza umugabo cyangwa urukundo rw'urukundo rukunda n'abazi. Rero ibi tugira ngo itegeko rishya ni ibintu nziza cyane kandi isobanutse. Reka tubimenera dusoze mu byigisho byacu n'akagaruka kandi turandikira abamusi mujye muba hafi kugira ngo dusangire ibyigisho birimo ubumenyi buhambaye kandi bukomeye, ariko dukomeze gusobanukirwa nk'uko izi nkuba zabibise z'abazakujya mu isi natwe tuzabifasha. Imana bamushyize izina rya Yesu. Amen. Amen.